mwese Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nanone ni Yvette rero muri kumwe, ndaje kugira ngo twongere tubane namwe. Mbere ya byose nkwandira aho ngaho ume subscribe, like, share n'ibindi. Aka kanya rero nshuti zanjye naje kugira ngo mbereke utu tuntu muri kubona imbere yanyu hano kuri screen zanyu. Murabona ibintu nabazaniye, we wa mudamu we, wa mujeni mariye wowe, wa mukobwa we, mana yanjye, nabazaniye amasakoshi meza, murayabona. Waba uri umudamu ukiri muto, waba uri umukobwa, waba uri umumama, ahangaha rero reka nyabereke neza, murebe ukuntu rwose wakwigurira isakoshi yawe ku mafaranga yawe atari menshi, ariko nanone atari na makeya. Nshuti zanjye, ndabinginze ku muntu ukeneye isakoshi nziza nk'iyi, imeze neza, isakoshi y'abasirimu, kano gasakoshi murakabona, kandi ni isakoshi ngari mo imbere, nubwo inyuma yaba igaragara nkaho ari nto, ariko imbere murayibona ukuntu ari ngari, ari nziza cyane. Ni amasakoshi y'amabara meza, amasakoshi afite amabara atuje, murabibona, reba nk'iri bara, wawu, murayabona. Iyi sakoshi murabibona ukuntu ari uruhu rwiza, rumeze neza, rukeye. Reka murebe n'imbere hayo, isakoshi nini, yajyamo igitenge, yajyamo sharupe, nawe witwaza bibiliya, witwaza n'igitabo cy'indirimbo. Ni isakoshi nziza cyane, kugira ngo murayibona. Reka mbabwize ukuri ku muntu ukeneye isakoshi nziza yaramba y'uruhu, atari ya masakoshi ufata umushumu ukaba uracitse. Amashakoshi meza, ni karibu muhahire online, mwampamagara ku bantu bifuza nimero yanjye, ndaza kuyishyiraho ku buryo rwose waduhamagara iyi sakoshi tukavugana ku mafaranga. Reba iyi sakoshi ukuntu ari nziza, isakoshi y'insirimu, ariko reka nze nkwereke imbere hayo. Wawu, murahabona ukuntu ifite imbere hanini hajyamo ibintu byinshi. Isakoshi wakwitwaza uri ku rugendo, kwa kundi n'inkweto ziba zakunaniye ari ndende, wajyanyemo udukweto two hasi cyangwa utubarirene, kugira ngo za zindi zikunanira uze kuba wagurana nta kibazo. Na ya nkweto rwose nayo yajyamo, n'igitenge cyajyamo. Iyi ni isakoshi nziza cyane kandi y'ibara ryiza, murabibona ko ari isakoshi nziza umuntu wese yakwifuza. Indi sakoshi nziza y'ibara ryiza, umva, keretse icyo udashaka, ndakwinginze wa mudamu we, wa mukobwa we, wantuma isakoshi nziza nkayikuzanira, nkayikugezaho aho waba uherereye, aho ariho hose muri iki gihugu cyacu, hanze yacyo. Aha dukorera ni ku Gisimenti, turi gukora ku Gisimenti, ni karibu. Urabona ko iyi sakoshi nziza y'ibara ryiza kandi ikeye rwose, atari ya mabara ajagaraye. Wawu, ukeneye amasakoshi, kano gasakoshi, wa mukobwa, iyi sakoshi, wa mudamu, iyi sakoshi ntabwo uyikeneye? Reka nkwereke imbere hayo, ni karibu ngwino wihahire. Ni ukuri ntabwo duhenda, cyangwa se aho waba uri hose watubwira tukayikugezaho. Ni agasakoshi keza, nyuma murabibona hashyizeho umushumi, dore n'undi mushumi, akaba gafite imishumi ibiri. Ni agasirimu ku mudamu w'umusirimu rwose. Kano gasakoshi imbere ni kanini, mwabibonye. Reka nze mbibereke neza ukuntu imbere rwose ari hanini rwose, murabibona ibintu bijyamo ni byinshi cyane. Isakoshi meza rwose, isakoshi wakenera ubwoko ubwo ari bwo bwose. Reba kano gasakoshi, wawu,
akabona rwose ko ari agasakoshi k'agasirimu k'uruhu. Mana yanjye, ndakabakumbuje ku muntu wifuza isakoshi uwo ari we wese watubwira tukayikugezaho. Murayibona ukuntu imbere nayo ari nini, yajyamo ibintu byinshi, ariko nyamara urebeye inyuma ntabwo wabibona ko ari nini. Ikintu cyose ukimenya wakigezeho, wowe ukirebera amakuru rwose. Ariko nkanjye ndahababereye kugira ngo mbabwire aya makuru. Rero ku muntu wifuza amasakoshi, mwatubwira, mwaduhamagara, turaza gushyiraho nimero zacu kugira ngo mutubwire. Ni karibu muduhahire rwose, muse neza, natwe dukomeze dukorane muri ubu buryo cyangwa n'ubundi buryo. Ndahari kugira ngo dukomeze dukorane uburyo bwose. Rero murayabona muri yose ngaya, mwaza mukaduhahira, turabashimiye cyane. Nibwo mukomeza gukurikira Uruhisho TV. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ihaze kwifuza k'umutima wanyu. Ni ukuri turabakunda cyane. Ariko rero ku muntu utaraduha subscribe, kugira ngo dukomeze tujye tubagezaho ibyiza nk'ibi, ni ukuri ayiduhe, kandi usharinge n'abandi bantu bagenzi bawe nabo hari baba bakeneye ibyiza nk'ibi. Ukore like, ushyireho na komenti, rwose turahari ku bwanyu. Mukomeze mugubwe neza, mudukunde, natwe turabakunda, ariko Imana yo ibakunda kuturusha. Mwakoze cyane. Reka dusubikire ahangaha, tuzagaruka. Reka aka kanya tujye guhurira muri komenti mutubaza aho dukorera. Ni hano Gisimenti, ahangaha kuri uwo muhanda ujya Kimironko, umanutsemo hasi gatoya hafi ya Bank of Africa. Ukihagera dufite ibintu byiza cyane, hari n'ibindi tubahishiye. Nyuma y'aya masakoshi muzabona n'ibindi, ariko please turababwiye ngo nimuze mugurire amasakoshi ku giciro cyiza. Murakoze cyane. Bye bye.